Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment. Uyu ni umuyoboro wa YouTube abasobanutse kandi basobanukiwe. Uyu munsi munyemerere tugaruke ku rukundo. Ikintu cya mbere ushobora kwibaza utese bundi urukundo ni iki? Abajejeta bumenyi mu by'urukundo basobanura yuko urukundo ari amarangamutima akomeye umuntu agirira undi ashobora kugaragara mu buryo bw'imbere cyangwa inyuma. Mu rukundo hari ubwo umuntu adahita amenya neza amarangamutima y'undi, ariko hari ibimenyetso simusiga bishobora kukwereka yuko umukobwa agukunda. Muri iki kiganiro munyemerere turamburire hamwe igitabo kitwereka ibimenyetso 6 simusiga bishobora kukwereka yuko umukobwa yaba agukunda. Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze, guhaye ikaze. Ikintu cya mbere, umukobwa arakumva kandi akagutega amatwi. Umukobwa ugukunda ntiyakumva gusa ahubwo agutega amatwi mu byo ukora byose. Akumva ibyo uvuga, ibyo wifuza n'ibyo wumva biguhangayikishije. Umukobwa nubona ashaka kugutega amatwi kandi akakumva, uzamenye yuko uyu mukobwa burya abagukunda. Twagiye ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri, uyu mukobwa ahora ashaka kukuba hafi. Iyo umukobwa agukunda ahora ashaka kuba hafi yawe, mu biganiro, mu bintu mukora no mu gihe mufitanye gahunda. Iki gihe cyose umukobwa aba yifuza ko yahorana nawe. Umukobwa ukwereka ibi bintu nta kabuza abagukunda kuko aba ashaka kukwegera aho uri hose. Twagiye ku kintu cya gatatu. Umukobwa burya iyo agukunda akunda kukubaza ibibazo byerekeranye n'ubuzima bwawe. Umukobwa ufite amarangamutima cyangwa ugufitiye amarangamutima, uyu akunda kukubaza ibibazo bigiye bitandukanye by'umwihariko ku buzima bwawe. Akubaza ku bigendanye n'ubuzima bwawe, imiryango yawe ndetse n'inzozi zawe, kuko uyu mukobwa aba akwitayeho. Twagiye ku kintu cya kane. Burya iyo umukobwa agukunda aguha umwanya kandi akanakubaha cyane. Iyo umukobwa akugirira urukundo aguha umwanya uhagije kandi yerekana icyubahiro mu buryo akora byose. Uyu mukobwa akora cyangwa uyu mukobwa akwereka icyubahiro mu buryo ukora mu bintu bya buri munsi ukora, kuko uyu mukobwa aba agukunda, ahagerageza kukubaha cyane ndetse akanaguha umwanya. Umukobwa ntuzajya ubona aguha umwanya we kandi akakubaha. Ibi nta kabuza ujye umenya ko uyu mukobwa ashobora kuba agukunda. Ikintu cya gatanu, uyu mukobwa akunda guhindura imyitwarire ye. Nuzabona umukobwa atangiye kugukunda, uzajya kubona atangiye kugenda ahindura imyitwarire ye buri munsi. Hari imyitwarire idasanzwe. Yishima iyo ari kumwe nawe, acika intege igihe atakubonye cyangwa akoroherwa no kukubwira ibanga rye. Uyu mukobwa nta kabuza azaba agukunda. Mbere y'uko tujya ku kintu cya gatandatu cy'ingenzi, icyo nagusaba ni uko wabanza ugakora kuri subscribe kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Leo TV Entertainment, kuko uyu ni umuyoboro wa YouTube abihebeye isi y'urukundo ndetse n'amakuru agiye atandukanye muri rusange yakugirira umumaro. Jye tubana buri munsi nitwa Leo Dukuze. Twagiye ku kintu cya gatandatu. Ikintu cya gatandatu kikwereka ko umukobwa agukunda ahora ashaka kwiyegereza umuryango wawe ndetse n'inshuti zawe muri rusange. Umukobwa ugukunda ahora yifuza ko umenyana n'inshuti ze n'umuryango we, kuko ashaka ko ubuzima bwawe burushaho kuba bumufitiye icyizere. Burya iyo umukobwa agukunda aba ashaka ko wamenya inshuti ze zose ndetse n'umuryango we muri rusange. Ikindi kandi nawe akamenya inshuti zawe ndetse n'umuryango wawe. Nubwo ibi bimenyetso ari ingenzi, buri rukundo rugira umwihariko warwo. Kurushaho gutega amatwi, kuganira no kubwizanya ukuri nibyo bizatuma urukundo rwanyu ruramba. Niba kunze kino kiganiro, kora kuri subscribe maze unafungure n'inzogera, kuko tuzajya twibanira buri munsi kuri uyu muyoboro w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Ikindi kandi icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika maze ukagubwa neza. Twari turi kumwe, nitwa Leo Dukuze, ndagushimiye.